Uwitwa Brian ubu tuvugana ari mu mashinga akomeye aho avuga ko uyu munsi wari wo munsi wo kugira ngo nawe ababarizwa mu maboko ataraye cyangwa se ababarizwa mu maboko ya RIB. Mu magambo ye bwite Brian yagize ati abantu baba bashaka kunsubiza inyuma ariko Imana yahabaye, Imana yandokoye, ntago nongeye kuba nakisanga muri ibyo bintu kandi narabiretse. Bampimye ibiyobyabwenge rero wari umunsi wanjye wa nyuma, umunsi abanzi banjye bari banegerejeho ko ariko Imana yahabaye, basanze nta bindimo kandi nabo baratangara. Ubwo ngubwo ahangaha abo yavugaga nabari bamutanze muri RIB. Uti byagenze gute? Reka nsense mu kanya gatoya ngaruke mbabwire uko inkuru yose imeze, nyive imuzi n'imuzingo byose mbibabwire ahangaha kuri Kit TV Show. Tubagezaho amakuru ari update yizewe kandi acukumbuye. Iyi rero ni inkuru yamenyekanye mu masaha ya mu gitondo aho yatangajwe na Brian mwenyewe, aho yatangaje yuko nawe ku itariki 20 uyu mwaka ndetse muri uku kwezi turimo yaje kuba yatumizwaho na RIB, aho bamubwiraga yuko ari gukekwaho ibyaha bijyanye no kuba nawe akoresha ibiyobyabwenge. Uti byagenze bite rero? Uwitwa Brian nk'uko twatangiye tubibabwira yaje kuba yahamagarwa na RIB, aragenda agezeyo asanga bari bamutanze ari uwitwa Kwizera Emeline ndetse na bagenzi be, nyuma yuko batawe muri yombi kubera ibyaha bagaragaweho bijyanye no gukwirakwiza, gufata ndetse no gutunganya amashusho y'urukozasoni. Iri tsinda ni itsinda ry'abakobwa 6 ndetse n'abahungu 3. Ni itsinda ririmo rero wamenyekanye ku izina ry'ishanga witwa Kwizera Emeline. Aba bombi bari bahuriye cyangwa se RIB yaje kuba yatangaza yuko aba bombi bari bahuriye mu itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang. Akaba ari itsinda ryari ryarakiretinzwe cyangwa se ryarakozwe n'uwitwa Patrick. Uyu nawe kugeza ubu ngubu ari mu maboko ya RIB. Byarakomeje rero baza kuba bashyirwa mu maboko ya RIB ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo bakomeze bakorweho iperereza. Haje gusangwa baje no kuba bapimwa ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Ibipimo rero by'ibijyanye n'ibiyobyabwenge basanze aba bakobwa cyangwa se aba bakobwa n'aba bahungu ibipimo by'ibiyobyabwenge biri hejuru cyane, bigaragara yuko bakoreshaga ibiyobyabwenge kandi cyane. Mu kuba rero bakomeza gukorwaho iperereza, baje kuba bashyira mu majwi n'uwitwa DJ Brian. Bavuga yuko uyu DJ Brian nawe ari umwe mu bo bajyaga basangira ibi biyobyabwenge. Ubushize ndakeka ni mu mwaka ushize nibwo uwitwa DJ Brian bagiye basakaza inkuru z'uko uyu Brian ashobora kuba ari umutinganyi. Uyu Brian yavuzweho ibintu byinshi cyane, yavuzweho gukoresha ibiyobyabwenge, sibyo ko nawe atabihakana yuko ibiyobyabwenge yigeze abikoreshaho. Ariko kugeza ubu ngubu uwitwa Brian yatangaje yuko kuva yabatizwa, kuko we avuga yuko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero yatangaje yuko kuva yabatizwa atigeze yongera kuba yakora ku cyitwa ikiyobyabwenge. Mu kubazwa na RIB rero yabajijwe ku bijyanye n'ibyo bintu ashinjwa, aho we avuga we bwe yivugiye ati baramamagaye nyuma yuko bari abakobwa batangaje yuko twasangira ibiyobyabwenge. Rero nge nari maze igihe narabiretse, kuva nabatizwa nahise mbivaho. Uko niko Brian we ku giti cye we nyir'ubwite yasobanuriye RIB mu gihe yabazwaga ku bijyanye n'ibyo akekwaho. Brian we ahamya yuko nyuma yo kwisobanura baje kuba nawe ako kanya bahise bamupima.
nyuma yo kumupima rero baje gusanga uyu Brian ibipimo bigaragaza yuko nta biyobyabwenge anywa. Niho rero yahise aza mu itangazamakuru, cyangwa se murabizi ko ibintu bya social media n'ubundi ikibaye cyose nyine cyita kivugwa kigasakara. Mu masaha mu gitondo rero nibwo iyi nkuru yaje kuba yamenyekana, aho DJ Brian we yagize ati abantu baba bashaka kunsubiza inyuma, ariko Imana yahabaye, Imana yandokoye, nago nongeye kuba nakisanga muri ibyo bintu kandi narabiretse. Bampimye ibiyobyabwenge rero, wari umunsi wanjye wa nyuma, umunsi abanzi banjye bari bategereje yuko nseba, bari bategereje yuko kariyeri yanjye yahagarara. Arakomeza ati ariko Imana yahabaye, basanze nta bindimo kandi n'abananze n'abatumye nitaba RIB ubwabo nabo baratungurwa. Njyewe icyo navuga kuri iyi nkuru rero, iyi nkuru ishobora gutanga isomo no ku bandi bose, ishobora kuba yatanga isomo ku bantu bose bahurira mu magurupe bagamije gukora ibintu bidahamanya n'amategeko, bidahamanya n'umuco nyarwanda, kuko ibi bintu byaravuzwe cyane guhera ku kwambara ubusa, bagenda bafata abambara ubusa, aho baje kuba bashyiraho mu mujyi wa Kigali bajyaga bafata abantu bambaye batikwije. Wenda ubungubu kugeza ubungubu bisa nkaho bitagifite umurindi nka mbere, kuko mbere ubwo byari bikomeye, aho umuntu wese byazaga nko ku kibuga cy'indege bakaba basaka bakareba ibintu afite. Ibyo ni ibintu byigeze kuba byabaho, ariko kugeza ubu ngubu ntago nyine bigishyirwamo imbaraga cyane. Rero icyo navuga ku bijyanye n'ibi ngibi, ku bijyanye rwose n'ubuzima no gushaka kuba icyamamare, ariko ubinyujije mu kuba wakwifashisha ibyo twakwita nko gukora ibitera soni, kuko ubona yuko abantu benshi, sinzi impamvu abantu benshi bashaka ubwamamare bakunda kubikoresha cyangwa se bakunda kubinyuramo, kubera yuko cyangwa bashaka bagera ku bwamamare ari uko baciye mu nzira z'ubusamo, ari uko baciye mu nzira zo kubanza kwiha rubanda, kwiyambika ubusa se, ari uko baciye mu nzira z'ubujura se. Ibyo bintu ku basitari rwose nagira ngo mvuge ni ku basitari bo mu Rwanda, ibi bintu rwose dushatse twabireka, kuko ntago ari ibintu byiza. Ndashimira RIB ko yatangiye kubishyiramo imbaraga, kuko wabonaga yuko biri gutiza umurindi n'abandi b'influencer bakiri batonya, cyangwa se abandi twavuga nk'aba underground bashaka kuba abasitari, ukabona yuko nabo batangiye kwitwara nka kanaka, kavuga ati reka nitware nka kanaka kuko ni icyamamare kandi yamamaye kubera iki kintu. Bigatuma rero byatanga umurindi ku myitwarire mibi ikomeje kugaragara muri sosiyete nyarwanda, ikomeje gutizwa umurindi n'izi mbuga nkoranyambaga, ikomeje kwangiza urubyiruko rw'u Rwanda. Icyo nakongeraho kuri ibi bintu, twakomeje tuvuga inkuru, ariko abantu bakajya bagira ngo ni inkuru z'ibihuha, abantu bakajya bagira ngo tuvuga ibintu bitigeze bibaho, kandi mu by'ukuri ibyo bintu biba byarabaye. Njyewe ntago naza aha ngaha nje kwicara kugira ngo mbabwire inkuru zidafite ibihamya. Inkuru zidafite ibihamya. Rero reka dushimire Imana yuko DJ Brian yahindutse, kandi nawe ubwe yiyemerera yuko imico mibi cyangwa se ibyo twakwita nk'imyitwarire mibi nawe hari igihe byigeze kumuranga, ariko akaba yaravuye mu buzima twakwita nk'ubuzima bw'umwijima, akiyubaka. Ubu ngubu nawe akaba ari mu bantu turi gutangaho urugero baba barigeze guhura n'ubwo buzima, baba barigeze guhura
n'icyo kibazo, ariko kugeza ku munsi wa none bakaba batakiri muri ubwo buzima, bakaba bari hanze bakora cyane kugira ngo biteze imbere, kuko uyu DJ Brian tuzi yuko afite na foundation twavuga yuko idonatinga abana. Urumva ni igikorwa cyiza. Rero ni ukuvuga n'undi musitari wese yakigiye kuri uyu Brian, nimba ari muri ubwo buzima bw'umwijima akaba yabuvamo, ahubwo agakora igikorwa gifatika, igikorwa cy'intangarugero. So nahangaha rero dusoreje, murakoze, mugire umunsi mwiza.